Raporo ya Minisiteri y'Uburezi mu mpera z'umwaka w'amashuri 2016 yagaragaje ko kwitabira ishuri byagabanutseho 3.4% mu mashuri yisumbuye, icyiciro rusange binagabanukaho 4.9% mu cyiciro gikuru. Nubwo hari abagaragaza ubukene nk'impamvu ikomeye, bamwe mu banyarwanda baba mu mahanga basanga butaba ikibazo igihe buri munyarwanda ufite ubushobozi yiyumvisemo inshingano zo kugira uruhare mu gufasha leta gushyigikira abana batishoboye kwiga. Hari n'igihe nanone usanga abanyarwanda kubera hari n'ibibazo byinshi dufite twihugiraho tukumva ko wabwira umuntu utese wafasha uyu mwana wagira icyo ukora, akakubwira ati mfite ibibazo byinshi by'umuryango. Ntago twabaho twireba ku giti cyacu kuko aba ari ukwikunda gukabije. Ni byiza ko wareba n'uwo mwana uturanye nawe, wareba n'uwo mwana uri mu muhanda, kuko uyu munsi wa none niba tuvuga ngo tufite amabandi, dufite abana bari mu muhanda, iri si ikosa ry'aba bana, iri ni ikosa ryacu nk'abanyarwanda. Akenshi hari igihe dutekereza ngo ibi bintu bizakorwa na gavumenti n'abanyarwanda bose miliyoni 12 zirenga, si umuyobozi umwe, si abayobozi 20, ni buri munyarwanda wese kumva ko hari icyo yakora, kumva ko hari uruhare yagira kugira ngo agire icyo amarira igihugu cyamubyaye. Ni nyuma yaho uyu Mukarubega ashinze umuryango Rwanda Children Education Foundation. Mu bushobozi buva iwe mu rugo akaba abasha gufasha kwiga abana 20 mu mashuri abanza na 5 mu yisumbuye. Abana ngo bigaga bigoranye ku buryo ubukene bwashoboraga kuba impamvu yo guta ishuri. Icyo gihe narigaga ariko mu kwiga kanje byari bigoranye cyane. Ntago nabinaga minervare ndetse baranyirukanaga buri gihe ku ishuri, bigatuma nza mu banyeshuri banyuma kandi atari uko mbuze ubwenge. Rero niyo mpamvu nyine ubu ngubu nta kibazo mfite kubijyanye n'amashuri. Ndiga mbona amanota meza ashimishije buri mwe wese. Ngiye kujya mu wa 3. Batangiye kumfasha niga mu wa 4 primaire. Nkurikije ukuntu nari mbayeho, iyo bitaza kubaho ibyo bikorwa byose ntago mba nkiga. Mba naravuye mu ishuri, sinzi ukuntu mba meze muri make. Umuryango Rwanda Children Education Foundation watangiye gushaka abaterankunga kugira ngo ubashe no gufasha kwiga abandi bana 40 byagaragaye ko nabo biga kandi batishoboye. Kimwe mu byitezweho gutuma uyu muryango unagira abagenerwa bikorwa no hanze y'akarere ka Gasabo watangiriyemo mu mwaka w'2013. Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bwemeza ko ibi bizagira uruhare mu gukomeza kugabanya umubare w'abana batishuri muri aka karere. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko mu gihugu bagabanutseho 4.6% mu mwaka w'amashuri 2016.